mwese nabasuhuje ngo aho muri hose Imana ibane namwe. Hagati aho rero uyu nguyu ni Yesu yagarutse akaba yifuza abantu bashyashya ko bakora subscribe bagasharinga ndetse bagatera comment ndetse n'abantu batari bashyashya ko yishimiye kongera kubana nabo. Hagati aho rero n'abatindiye uyu munsi nifuje ndagira mbabwiye ko uyu munsi nifuje kubabwira inkuru y'urukundo rwanjye rwa mbere. So nayo nshaka gukora voice over ariko nari kuyanseka nari ngira hagati nkaseka ndagati ntago ndi gutera inkuru muri voice over ngo nijya ngira hagati nseki abantu batari kundeba. So ndagati just do this. So n'abatindiye rero kanze mbabwire ukuntu inkuru yanjye y'urukundo rwa mbere byagenze. Igihe nakundanye ngeze hano muri Amerika muri 2016 ariko nyine umukunzi wanjye twadusanzwe tuziranye. So kambwira aho namenyaniye nawe n'ukuntu twakundanye byose ukuntu byagenze. By the way, don't mind these stickers. I'm at the hospital kandi I have to have them on. So igihe nari niga mu mbere segondere hari 2015 niga mu mbere segondere icyo gihe nari mfite imyaka 13. Urakumva none nigana n'abantu benshi nyine mfite inshuti zitandukanye bamwe n'abakobwa sibyo, ariko icyo gihe ibintu by'urukundo pe ntago nari bijyagamo sinanabitaganaho n'umwanya ntabwo numva mbese nari nzi ko bibaho ariko mbese ari ibintu ngiye ku giti cyanjye mbese ntajya niyitaho. Ubwo nyine nigana n'aba bantu none nyine nkagira abantu mu ishuri banyikundiraga kubera ko ku bantu bandi twiganye nitwaga Queen mbese kuva mu gatanu primaire nanitwa Queen kuko wagaye usanga mbese inshuro nyinshi angiye mutoya muri classe ku bantu babizi nabaga ni gato cyane mu ishuri no bituma hari umwarimu wanjye w'icyongereza ntavuze izina wanyise Queen. Ubwo nyine kuva mu gatanu primaire irazamuka paka nyine na n'ubu hakubantu twenge ni kwa cyanyita gusa nyine abandi banyitaga Tamuriza Arine nyine batangiye kunyita ngize muri Amerika. So noneho ubwo nyine aho ngaho mu mbere segondere nkigira nyine kwa ko ndi gatoya abantu bari bankunda ntago ngiye kubeshya pe, ariko harimo nyine umuntu witwa Inosa ntago ndi bugize izina rye ry'ikinyarwanda kuko niryo bamwitaga. So ndivuze abantu batamumenye kandi nyine if you don't get it forget about it. So nyine anyikundira bisanzwe nyine nk'inshuti ajye nyitaho akansabira igikoma ku bantu nyine tukagatuha igikoma yezu ukuntu byaga biri bishimishije kubona nk'udukombe tubiri suzu n'ukuntu bagajya bambise nyine sometimes bagayucikanirwa ariko ngiye uwo muntu nyine ya making agashoba neza yuko ngiye nabonye igikoma. Ubwo nyine nkabigana ni ibintu bisanzwe kwa ko namenye ko abantu benshi bari bankunda kwa ko ndi gatoya simbyiteho kwa ko none uwo muhungu naganya mbona yikundanira n'undi mukobwa ngambona baharanye cyane nkagira ngo barakundana. Uwo mukobwa ngiye kumuvuga yitwaga Olive nyine ndajya mvuga amazina nyine afitwe na benshi kugira ngo mutamenya ndi kuvuga exactly gusa nyine ku bantu twiganye mu mbere segondere bajya mvuga ayo mazina muhite mubamenya nta foto nta cyabaye as long as nawe ifoto yawe ngaho I don't think kari ikibazo biri gutere hopefully. Ubwo nyine igihe kiragera turakomeza nyine nk'inshuti zisanzwe mu mbere segondere ngera mu kabiri nyine tutiga mu ishuri ariko tukiri inshuti. Igihe kigeze muri 2016 nyine tuza muri Amerika. Ubwo nari imyaka 14 mu mbere segondere mfite 13 noneho mu kabiri mfite 14. Ubwo nyine tuje hano muri Facebook zari zihari dutangira gukomeza kuvugana ibintu nk'ibyo nyine turakomeza. Noneho igihe kiragera sinzi niba murabizi kera umuntu ajya kwita sheri ukumva ari ibintu birenze. None nyine turatangira turakunda turandikana kuri Facebook atangiye kunyita ngo sheri nkumva ni ibintu birenze. Umuntu anyita sheri nkumva mbese yisuwe nkumva mbese ni ibintu bikomeye nkumva muri ngiye mbese ibintu bise bintambuka mu misokoro no mu gufwa ngo bu numva yo oh my life ndagati what amagaye sheri. Noneho nyine of course umuntu yaza kwakwiye sheri ari umuntu ubona nyine nta kibazo byavamo nturakare ngo ugende umutuke kuko umuntu yaza kwakwiye sheri utamushaka mukaba mwaratongana neza umva intambara ikaba. Ubwo nyine atangira kunyakora sheri urukumva. Ubwo nyine nanjye yanyakora sheri
nyine nanjye nkamusubiza ngo sheri ibintu nk'ibyo, ubwo tumesaje turakomeza, aratangira kunyita ngo be. Oh my life, akatangira kunyita ngo be, nkumva mbese ni ibintu birenze. Ubwo nyine mesaje zirakomeza, ubwo nyine atangira kujya ambwira ngo nyine ngo ndagukunda. Yesu, urabona iyo umuntu avuze ngo ndagukunda mu Kinyarwanda, atavuze ngo I love you mu Cyongereza, kubera ko ibyo bya I love you pe ewe ntabwo mbese nyine bijya bigenda mu misokoro neza, nyine ngo wumve ko bikwinjira ariko iyo nakugiye mu Kinyarwanda ngo ndagukunda, mana ujya wumva ari ibintu birenze. Ubwo nyine tuvuye kuri za sheri tugeze kuri za be, tuvuye kuri za be tugeze kuri ndagukunda. Noneho kwa ko nanjye nari ni mutoya kandi ari umuntu twasanzwe tuziranye, nari nkamubwira ngo ndagukunda. Noneho umuntu abaga atambwiye ngo usuze ukuntu nyine y'umuntu akuje ngo can you be my girlfriend, mbese nyine wabaga atari wambwira, niyo wambwira imitoma gute ariko utarambuza ngo can you be my girlfriend, ubwo nyine ntabwo numva ko dukundana. So nanjye nayamusubiza ngo sheri nanjye ndagukunda, ariko nyine ku mutima ntari niyakiramo nyine ko ari umukunzi wanjye. Ubwo nyine igihe kiragira, nyine Inosa ndi kumureba arangije arambwira ngo yifuza ko namubera umukunzi. Manju mfite imyaka 14 muri 2010, icyo gihe byari muri 2017, actually namaze kugira 15 kubera ko twaje muri Amerika 2016, mfite imyaka 14. Icyo gihe twatuye muri Las Vegas, twimukira muri Michigan 2017, so 2017 namaze kuzuza imyaka 15. Ubwo nyine arambwira ngo yifuza ko namubera umukunzi. Ubwo nyine nyine ndavashinga hondi nkanisatwa nkamva ari ibintu birenze. Ubwo nyine ndamwemerera, kuba icyo gihe nyine dutangira kwitana sheri, nyine noneho bivuye ku mutima cyane, turi proud. Ubwo nyine numva ko mfite boyfriend, tukadufatanya udufoto nyine tukadupostinga ku bantu bamuzi barabizi, umva twadukundana this. Ariko iyo matage ni mabi. Reka ndeke gusubiza intekerezo cyane. Maze rero nyine turakomeza turakundana, shamana we ayagaye Inosa wanjye bro. Ubwo nyine turakundana, hashize igihe tuza twagira muri 2018, mbese nyine 2017 bageze hagati. Ngiye rero here is the thing about me, yo nkunda umuntu naho se nkundana n'umuntu ntamushaka simubone, njye ntabwo mbikunda pe. Kandi ngiye mu buzima busanzwe naho se ku giti cyanjye, ngiye pe muri relationship nikundira haga cyane ku muntu w'umukunzi wanjye. Ikintu cya mbere mba mushakaho pe nagahaga pe. Noneho natekereza kuntu nyine we aracyari muri Afrika, ngiye ndi hano nyine muri Amerika, natekereza kuri twatuntu kuduhaga, natwifuza natubura shape, numva popo, numva ndababaye. Ndanje rero ndavuga ati akugenda nkomeza gukundana, gukumbura umuntu simubone. Nyine urabizi hari ukuntu byo mujya muvugana nyine akakwibutsa bigiye ko gukunda, nakomeza kumukunda, ariko nyine mu by'ukuri at the end of the day hari igihe ukeneye no kumureba tu, nyine kumureba neza muri kumwe nako gahaguka kabona. Ubwo nyine igihe kiragira turavugana, ndambwira ati rero reba pe uri iyo ngiyo, nanjye ndahangaha kandi ngiye nshaka gahaga nyine nkakabura. Maze nkumva birambabaje pe, none ngiye ndi kumva twatandukana. Ubwo nyine igihe wazaza wasanga impamvu nkiri single uko rero nacyategereje. Ubwo nyine turavuga ati ubwo nyine byaba byiza dutandukanye, kubera ko nyine kubona kwacu nyine bigoranye, kandi ngende ngukumbura cyane, nakora sinishime. Reka dutandukane, noneho nuzaza tuzakomeza dukundane. Nawe wagira ngo yarabishaka. Arabyumva pe, nyine arabyumva. Ubwo nyine turatandukana, dukomeza kuba inshuti. Ubwo nyine birarangira, ubwo turatandukanye. But yeah, that's the end of the story, guys. Thank you for listening, thank you for watching. Gusa nyine this
ukuntu twakundanye disi ndabyibuka ni rwo rukundo rwa mbere rwiza rushimishije, kwa kundi umuntu aba angana ari gatoya atazi ibyo ari kujyamo, utuntu twose ajya yumva icyo gihe imitoma yarakoraga bro, icyo gihe umuntu akubwiraga umutoma ngo ukunda nk'uko amazi, nk'uko ifu ukunda amazi, ngo nzakunda abanzi baganye, ngo nifuza kubana nawe nk'uko imodoka zibana n'imihanda. Ibyo byose yakubwira ukumva ni umuntu wawe, ukumva abikuye ku mutima, ukumva agukunda koko. None ubu ngubu pe uwampemukira yantera imitoma kuko ntawe yamfataho pe, keretse ari ikintu numva nyine cyumvikana nyine gishoboka, najya nk'ukunda nk'uko ifi ikunda amazi, atari amazi yo ku ifi yapfa wumbuze wapfa. Murabeho. Subscribe.